Reka dukomeze n'inkuru yacu igice cya kabiri. Twari twasize Bella bamaze kumurya ituru imwe, ndetse rwose iyo turu ntabwo yatinze, yarangiye vuba cyane, iminota itarenze 3. Reka noneho dukomeze igice cya kabiri cy'inkuru yacu. Dutangiye Bella aryamye mu gitanda yambaye ubusa buri, yambaye uko yavutse, ndetse Damuru wa mugabo wari umaze kumurongora agaturu nawe aryamye aho ngaho iruhande rwe. Ewana arimo arafurura rwose, arimo aragona nk'undi mugabo wese urangije, dore ko bakunda guhita bagwa agacuho bagasinzira. Damuru yarasinziriye rwose, nuko Bella nawe yari yasinziriye aryamye iruhande rwe. Hashize umwanya Bella yarahindukiye akanguka agiye kwihagarika. Uwo mwanya Damuru nawe ahita akanguka. Damuru arangije abaza Bella ati, Bella ugiye hehe? Wibuke bose bambaye ubusa. Bella ati, nari ngiye kwihagarika. Damuru ati, mfite kugenda rero, gira vuba ugaruke unyongeze akandi gaturu ka kabiri, ubundi twitahire nkugeze mu rugo. Bella yagiye muri toilette, yaragiye kunyara. Amaze kunyara afata n'utuzi, arabanza arongera aritawaza, ahakorera agasuku rwose gahagije. Arangije arigarukira, agaruka mu cyumba, azagana ku gitanda, ahita yinaga ku buriri. Uwo mwanya Damuru nawe ahita abyuka aravuga uti, kuko nshaka yuko rero unkorera twa tuntu, reka mbanze nanjye njye muri dushe. Damuru nawe yasubiye muri dushe, arabanza yitera utuzi. Amaze kwitera amazi aragaruka, yanagarutse rwose ihagaze ari tayari, yiteguye kurongora. Nuko Damuru arangije araza ahita abwira Bella ati, ndashaka yuko unkorera twa tuntu tujya tura muri filime z'abazungu, ukansoma ku bintu byibuze iminota 5. Bella ati, nabyumvishe ibyo urimo urashaka, nta kibazo. Bella yaregutse rwose, aranezerewe, nta kibazo afite, yariye yahaze. Arangije aragaruka atangira kumusoma cyangwa se kumusisa, uko twabivuga kose. Yatangiye kuryunguta bombo rero. Bella arayinyunguta kase nakubwira, arayinyunguta iminota nk'icumi. Damuru ati, noneho bino birahagije, tumva ndi tayari. Ese wowe waretse nanjye nkakomba isahani, hari ikibazo? Bella ati, niba ubishaka nta kibazo. Mu by'ukuri ituru ya mbere bari bayikoze huti, ntibigeze banategurana, yewe ntiyanarengeje n'iminota 3, ni nkaho ntacyo bakoze. Nuko Damuru asaba Bella ko nawe yakomba isahani. Niba Bella amaze konka bombo, nawe agomba gukomba isahani. Bella yaryamye ku gitanda rwose, afungura amaguru, nta kibazo, yari amwishimiye nawe. Nuko Damuru arangije asana ururimi, aratangira nawe agenda amusoma ku bintu, akomba isahani. Arayikomba kuko arayikomba hafi kuyitobora. Bella bya bintu bitangira kumuryohera cyane pe, yumva biraryoshye, atangira guseka, yumvaga afite akanyamuneza kuba uwo mugabo yari yamuhaye amafaranga ya minerivare, yamuguriye imyenda, akaba arimo aranamuha n'ibyishimo by'umubiri. Yaramukombye. Nyuma y'iminota nk'icumi nawe batangiye gukora ibyo bakora. Gusa Bella kuko yari yabonye uwo mugabo arangiza vuba, arangije aramubwira ati, ese Damu waretse noneho nanjye nkajya hejuru? Mu by'ukuri Bella yumvaga nawe noneho yabishatse, yumvaga bimurimo abishaka, kandi yari yabonye umugabo arangiza vuba. Bella nuko yagiye hejuru, maze si ukunyonga arayinyongera, akata ibumoso, akata iburyo, akata ibumoso, akata iburyo. Umugabo arangije abwira Bella muri ako kanya ati, ibi bintu nawe urabizi? Uzi kunyonga gutya? Bella ati, biratangaje se? Umugabo ati, biratangaje, none aha tukiri ahangaha nkongeye ibindi 100,000 kubera yuko unshimishije. Bella aramubwira ati, serious urayamaye amafaranga?
Damura ati erega nakubwiye njyewe iyo nakunze umuntu ntacyo ntamukorera, ntuzigere ugira ikintu na kimwe umburana. Bera yatangiye kunyonga noneho ashyiramo utuntu tw'udukoryo n'uturungo kuko yabonaga umugabo yabikunze. Gusa mu by'ukuri nubwo Damuru yari yarangije vuba ku ituru ya mbere, ituru ya kabiri barabikoze kugeza Bera yumvisha ananiwe. Umugabo aramubwira ati reka nkuruhure. Umugabo nibwo yagiye hejuru aramuruhura, barabikora kugeza ubwo Bera arangije. Bera yari afite ubwoba yuko uwo mugabo arongera akarangiza vuba. Barinejeje pe, yari ituri iryoshye kabisa, irimo udukoryo twinshi, irimo uduposteri twinshi. Birangiye Bera nawe yumvaga anezerewe. Barangije bose bajyana muri dushe, barakarabana, bari guseka bishimiranye, kandi mu by'ukuri ni abantu bahuye mu nzira mu kanya. Bahuye Bera yikubise hasi, umugabo ari mu modoka. Gusa kuko Bera nta kariso yari yambaye, yikubise hasi, imyanya y'ibanga yose ijya hanze. Wa mugabo we yari ari mu modoka, niko kuyikubita ijisho. Akikubita ijisho ati uyu mwari ko mbona asa nk'uwaryoshye ibintu, wamwegera. Nubwo buryo yamwegereye agiye kumuha lifti, ntiyari pfanada, yisabira agaturo. Birangira Bera nawe amwemereye kuko yari akeneye amafaranga y'ishuri. Wagira ngo ni abantu bamaze igihe baziranye. Bera arimo araseka, Damura arimo araseka, kandi mu by'ukuri ni abantu bahuye mu isaha ishize. Nuko bajyanye muri dushe barogana, ndetse Damura afataga atangira koza Bera, aramwuhagira. Byari ibintu bishimishije, wabonaga ari nk'abana bari mu rukundo. Gusa Damuru ni umugabo mukuru cyane, nubwo ari kumwe na Bera mutoya, ariko Damuru ni mukuru, ni umugabo w'umusaza. Ibyo byararangiye, barangije barambara. Bamaze kwambara, Damuru akora mu gakapu yari afite, akuramo andi mafaranga ahereza Bera 100, biba 200. Nuko basubira mu modoka. Bamaze gusubira mu modoka, noneho Damuru yakije imodoka atwara Bera, agenda amuganisha iwabo. N'ubundi aho kare yaramujyanye mbere yuko basubira inyuma bajya muri iyo hoteli. Baratashye, Bera agera iwabo. Damuru ati ni ahangaha se mpagarara aha? Bera ati rwose ahangaha niho mu rugo, ni inzu iri hariya inyuma. Damuru abagize amatsiko, ariko ubundi Bera ambwira ubana harya nande? Iwanyu ubana nande? Ugiye gusangayo nde? Bera ati bo mbana na mama n'umugabo wa mama n'utundi twana 2. Uwo mugabo tubana ntabwo ari papa wanjye, ariko yambereye umubyeyi. Gusa nyine nubwo yambereye umubyeyi, n'ubundi nabo baje kugeraho bajya muri crise, ubuzima burangora, ariko nta kibazo, bizagenda neza. Damuru yumva agize impuhwe, arangije aramubaza ati se mama wawe nta kazi agira? Bera ati mama yotsa ibigori ku muhanda, niyo mpamvu n'udufaranga abonye aba ari utwo kurya, kugira ngo minerivare yanjye izaboneke, aba ari ibibazo. Damuru arangije abwira Bera ati ese ubundi Bera wambereye umugore nka kwirongorera ko nabahindurira ubuzima ku buryo mama wawe yareka gucuruza ku muhanda, kandi ndabigusezeranyije. Bera aramureba avuga ati uri seriyese? Damuru ati njyewe mba nkomeje, nk'uko nabikubwiye umugore wanjye yitabye Imana. Abana banjye ni bakuru, bose ni abasore, biga za segonderi, abandi 2 biga kaminuza. Rero unyemereye nakurongora akakugira umugore pe. Bera yarasetse, arangije aramubwira ati mbawe nta kibazo, reka basi mbanze ndangize ikizamini cya leta, sibyo? Kuko ntabwo nashaka umugabo ntanarangiza segonderi. Damuru arabyumva, arangije amubwira ati nta kibazo, kandi icyo ari cyo cyose uzajya ukenera uzajya umbwira, njye niteguye kuhaba ku bwawe. Bera yavuye mu modoka akanyamuneza ari kose. Urabizi umwana w'umukobwa warongowe, umwana w'umukobwa wahawe amafaranga, yasohoka aseka, amanuka agenda akamwenyuka atava kwitama.
Damuru yagumye guparika imodoka aho ngaho yitegereza Bella kugeza Bella arenze. Arangije nawe araseka yikora ku kananwa nk'umuntu wumiwe, aravuga uti mbega umwana uryoshye, mbega umwana uryoshye. Ahita agata imodoka aragenda. Gusa ikintu gitangaje uyu mugabo ataramenya, uyu mwana w'umukobwa atangiye kurya amaturu n'umwana we yibyariye, ariko ntabyo azi. Bimwe byo kugenda mutera amada ku mpande mukihakana abana, ntabyo azi. Bella yaratashye, gusa ageze ruguru y'iwabo ataragera mu rugo neza, yahise afata bage ye akuramo imyenda y'ishuri, ahita yongera yambara imyenda y'ishuri vuba vuba, ubundi atankuvuye ku ishuri. Nuko ageze mu rugo byari bisanzwe, ni ubuzima busanzwe bw'abakene, baba mu kazu k'amafuti k'icyumba kimwe na salo, nta kundi. Nuko iminsi yari ihiritse, Damuru akomeza kujya aganira na Bella kuri telefone, atangira kumutereta amubaza igihe agirira isabukuru ye ngo ajye amuha za gift, atangira kumutereta rwose. Hashize ibyumweru 2 byonyine, wa mugabo yarongeye asaba Bella ko bakongera bagahura bakaryamana. Aramubwira ati Bella, nkumbuye bya bintu wankoreye ubwo duherukana, ese byakunda ko wakongera ukabinkorera? Bella ati waramfashije bishoboka ku buryo kuguha ituru ntacyo bintwaye, none se n'ubundi kukigumana gusa nkicaranye hagati y'amaguru kimariye iki? Afazali nakiguha basi nkanagushimisha kuko nanjye wanshimishije. Ntibyatinze rero barongeye barabonana, babonanye ari ku masaha y'umugoroba. Umugabo yaje n'imodoka aza kwitorera Bella iwabo mu rugo ku muhanda. Yaje amuzaniye impano, yari impano y'ururabo. Bella ntari byatungurwa, aramubwira ati n'ubwa mbere nakakira impano y'ururabo mu buzima bwanjye. Damuru ati kuri umukobwa mwiza se, kuki abasore mwagiye mukundana ntabwo bajyaga baguha indabo? Bella ati abasore twagiye dukundana rero ni abakene, abasore duturanye cyangwa twigana, ntabwo bari kujya muri ibyo byo kugura ururabo. Nuko bakije imodoka, Damuru amujyana muri ya hoteli, yarongera aramurongora iryo joro pe, aramurongora rwose, umva ko bavuga baranararanye. Icyo gihe yamuhaye amafaranga menshi. Bella aravuga uti ariko nta mafaranga nari nkeneye. Damuru ati njyewe ntabwo nkwishyuye kuko turyamanye, cyamuguriye akantu nk'inshuti yanjye, yampaye umwanya wayo, ntabwo nakugura kuko ntabwo rega n'amafaranga akuguze nayabona. Bella yaranezerewe. Nuko Bella atangira kubwira mama we ko afite umukunzi. Umunsi umwe Bella yari iwabo ari kuganira na mama we. Nuko Bella abaza mama we uti ariko mama, hari ikintu nshaka kukubazaho, ntabwo wenda nkomeje cyane ariko barumbwire komenti uteyeho ku bintu nshaka kukubwira. Mama ati nguteza mu matwi mwana wanjye. Bella ati mama, ndangije kwiga, ndangije gukora ikizamini cya leta, kuko urabona uriya mwaka ngiye gukora ikizamini cya leta. Ndangije gukora ikizamini cya leta nkahita mbona umugabo ufite amafaranga nkikorera ubukwe, hari ikibazo? Mama bati yego mwana yanjye, mwana wanjye ibintu zibikuye hehe? Umugabo ufite amafaranga simbizi niba wapfa kumubona, kuko biba bigoye kugira ngo ubone umugabo ufite amafaranga uturutse muri famiye zikennye, nawe ukennye, ariko uramutse ubonye umugabo ufite amafaranga, ndira n'ubu ngubu njyewe mbona wakora ubukwe, ntacyo bintwaye, n'ubu rwose wakora ubukwe. None se mwana wawe ufite fiyanse se? Hari umusore uri kukurambagiza ushaka ko mukora ubukwe? Bimeze bite? Kuko ni ubwa mbere umbajije bino bintu. Bella ati mama, hari umusore, gusa nako ni umugabo, nari nkubeshye, ni umugabo mukuru pe, unduta, ufite amafaranga, niyo wampaye minerivare, ndetse n'ubu mfite amafaranga menshi mfite ara mu nzu yampaye. Ndashaka kuguhamo igishoro ukarangura ibintu bifatika, ugacuruza ibintu bifatika.
rero mama uwo mugabo yarankunze arambwira ngo niba bishoboka ndangije kwiga se twakora mariage tukibanira ko n'ubuzima bwanjye bwahinduka. Namubwiye ko turi abakene, ambwira ko yampindurira ubuzima njyewe na famiye yanjye. Mama ati none se mwana wawe kwambwiye ngo umugabo afite umugore arashaka guta umugore bimeze biti? Bera ati umugore we yitabye Imana, hashize imyaka ine umugore we yitabye Imana, hanyuma ubu rero ari gushaka yuko dukundana ariko tukazahita twibanira. Mama we yaramurebye aramubwira ati mwana wanjye niba uwo mugabo koko ubona ko hari icyo yahindura ku buzima bwacu wabyemera ukabikira rubasi cyahindura imibereho y'ubuzima bwacu, aho kugira ngo uvuge ko umukene wenda unasaza uri umukene, wamwemera niba koko afite amafaranga. Bera yahise abyumva ko nta kibazo kirimo kuba yarangiza kwiga agahita yishakira umugabo ufite amafaranga. Bera yaranezerewe, arangije arasohoka afata telefone ahamagara wa mugabo, aramubwira ati Damu, gusa ikintu nguhamagariye. Damu ati ni igiki mukobwa mwiza? Uzi yuko mama yanyemereye ko nindangiza kwiga nahita nshaka umugabo nta kibazo? Damu ati ye, ni ukuvuga ngo mama wawe yemeye ko umbera umugore muri make? Damu ati Bera ati cyane rwose, kandi nabimubwiye ko uri umugabo ukuze ufite abana bakuru wapfushije umugore. Arambwira ati niba mbona unkunda ufite gahunda ufite amafaranga nkwemere. Damu ati none se Bera, none ko numva ibyo bintu dukwiye kubiserebura, nta kuntu twahurira muri ya hoteli dusanzwe duhuriramo? Bera araseka arambwira ati ariko byo ndanagukumbuye ubwo duherukana wankoreye ibintu byiza cyane, sha wandongoye neza pe, bitandukanye na mbere. Rero nanjye ndagukumbuye, twakongera tukahahurira tukabiserebura. Baranezerewe bahita bahana gahunda y'uko ku munsi w'ejo bagomba guhurira muri ya hoteli basanzwe bahuriramo. Gusa icyo batazi, uyu ni papa wa Bera mu maraso umubyara. Ese namara kumenya yuko ari umwana we bizagenda bite?